tubasuhuze inshuti bavandimwe mukunda ijambo ry'Imana, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Tunejejwe cyane n'uyu mugisha Imana iduhaye kuba tugeze muri uyu mwanya aho tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Rero mbere yuko dutangira kwigana iri jambo ry'Imana, mureke twicishe bugufi mu mitima maze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira cyane ko waturinze, turagushimira uyu mugisha uduhaye kuba tugiye kumva ijwi ryawe rivuga n'imitima yacu. Ngwino twigishe kandi duhe umwuka wawe wera, wowe uzi intambara zo mu mitima y'abana bawe, buri muntu wese kuri iki cyigisho umubere igisubizo. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo uburyo Imana iri gutegura abana bayo muri iyi minsi y'imperuka. Impamvu nifuje niko twigana icyo cyigisho kivuga uko Imana iri gutegura abana bayo muri iyi minsi y'imperuka, nuko hari ibintu akenshi biri kubaho muri iyi minsi, hari ibyo Imana iri guhamagarira abana bayo n'ibyo iri kubanyuzamo, ariko kubera kudasobanukirwa n'uwo mugambi Imana ifite, ibyo bintu bikarema urujijo mu ntekerezo z'ababinyuzwamo n'Imana. Noneho abandi babigeramo ntibamenye uko bakorana n'Imana mu kunyura muri ibyo bintu nuko babyitwaramo, ndetse benshi bikaba byabagusha. Abandi ugasanga intambara zibirimo, yaba ari uburyo bitotomba, uko babivugaho, imyanzuro bafata, ukabona iri guterwa nuko badasobanukiwe n'umugambi w'Imana mu bihe nk'ibi ngibi. Niyo mpamvu muri uyu mwaka tugiye kwigana icyo cyigisho nyine kivuga uburyo Imana iri gutegura abana bayo, by'umwihariko kuzaba mu ijuru no kuzaba mu isi nshya. Ni inzira iri kutunyuzamo. Ndagira ngo mbararikire gufata Bibiliya zanyu maze dusomere hamwe amagambo aboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 2. Turasoma ku rwandiko rwandikiwe abisimuruna, turahera ku murongo wa 1 turaza kugeza ku murongo wa 10. Abantu bisimuruna ni itorero ryabaho nyine mu gihe cya 2 cy'itorero rya Gikristo, hagati y'umwaka w'ijana nyuma y'ivuka rya Kristo na 313. Ni itorero turi buze gusoma yuko ibyanditswe byari bitubwira ko ryanyuze mu karengane gashishana. Bityo rero dushobora kwifashisha ibi bihe itorero ry'Imana ryanyuzemo mu gihe cy'itorero rya Simuruna, tukareba uburyo umurongo Imana yabahaye, tukareba ubutumwa yaboherereje, kubera ko tuzi neza yuko Imana yacu idahinduka. No mu gihe natwe twitegura akarengane n'akaga katuri imbere, dushobora gusobanukirwa n'amahame y'Imana y'uburyo yifuza kudutoza, umwiteguro yifuza ko tugira, natwe ubwacu bikatugaragariza inshingano dufite ubu ngubu naho dukwiriye gukandagiza ikirenge tubikomoye mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ayo magambo. Ibyahishuwe igice cya 2 tugiye guhera ku murongo wa 8 turageza ku murongo wa 10. Handitswe amagambo avuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ngiye kubabwira ibintu bibiri bikomeye cyane, wenda bishobora no kuzaho icya 3. Nifuza yuko twakura muri iri somo Imana ikaritwigishirizamo umurongo yifuza kuduha muri iyi minsi y'imperuka. Itorero rya Simuruna nkuko nabibabwiye, bitewe nuko Imana yidahinduka, nubwo ibihe byahinduka, nubwo ingorane zaza zifite ukuntu wenda zitandukanye mu isura, ariko kubera ko Imana idahinduka, ni Imana buri gihe ihorana amahame amwe. Ariyo mpamvu tugomba kwiga imikorere yayo kugira ngo twige uko twakorana nayo tutabusanya nayo mu rugendo rwacu rwa Gikristo. Ikintu cya mbere kinshimishije muri aya magambo yandikiwe itorero ry'Isimuruna ni uburyo n'uyu munsi hari intambara itorero rya Simuruna ryanyuzemo, n'uyu munsi zihari, kandi zikaba hari ikintu zatwigisha, zikanatwigisha kuba maso no kugira ukuntu twakwitwara. Reka mbaho urugero ku magambo tumaze gusoma ahangaha. Nk'ubu ngubu Imana yababwiye yuko imwe mu ngorane itorero ry'Isimuruna ryari rifite ku murongo wa 9 ngo, nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero umutunzi. Umva iki kintu gikurikiyeho, nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Mu gihe cy'itorero rya Simuruna habaga hariho amatsinda abiri ahanganye. Hari itorero ry'Imana Imana yemera, abo bantu akaba nabo bari kurenganywa n'isi yose. Abo bantu akaba nabo bari kwitwa baka n'abantu bigaragara yuko batari kugendera mu murongo abandi bari kugenderamo. Kandi ijambo ry'Imana natubwiye ngo hari n'irindi tsinda ry'abantu biyita Abayuda.
ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Iki kintu kugira ngo mubyume mu buremere bwacyo, aba bantu ibihamya baheragaho biyita abayuda, ntimugire ngo biyitaga abayuda nk'ibintu bisanzwe gusa wenda ngo bavuge yuko ari ubwoko nk'uko n'abandi bose baba bafite igihugu cyabo babamo. Nuko bari babizi neza yuko basekuruza niba Imana yagiranye amasezerano nabo kugira ngo babe ubwoko bwayo. Igitorero gikristo ryatangiraga rero ryari rihanganye n'iryo dini rya gifarisayo ry'abantu bari bafite ibihamya no mu nyandiko bigaragaza ko ari bo bwoko bw'Imana. Bakavuga ati mwebwe mwigometse kuri gahunda, bakagenda babereka uko ibintu bigiye bimeze kandi koko babikura mu nyandiko bagaragazaga, kandi bakababwira ko aribo batari mu murongo nyine na gahunda. Itorero ry'Isimuruna ryari rihanganye n'iki cyago. Itorero ry'Isimuruna rigakora ibintu kandi rikagendera ku murongo ryahawe n'Imana, ariko abandi nyine bitaga ko ari ubwoko bw'Imana, banavuze ngo n'uburyo ngo n'abita abayuda kandi ab'isinagogi ya Satani, bo bakabibonamo nyine guta umurongo, bakabibonamo ubwaka, bakabibonamo ibintu byo kurengera no kurenza urugero. Niyo mpamvu kuri iyi ngingo ndagira ngo muyitondere, kubera ko iri somo buri muntu wese yaryiyitirira bitewe n'ibyo yaba arimo. Ariko buriya dufite igipimo kitibeshya aricyo Bibiliya. Reka ibintu byose uzajya uburimo uzajya ubipimisha ijambo ry'Imana n'ibihamya by'umwuka buhanuzi. Ikintu nifuza ko tubyigiraho kindi cya kabiri, ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko hari amakuba itorero ry'Isimuruna ryari rigiye gusakirana nayo. Hari ingorane n'akarengane itorero ry'Isimuruna ryari rigiye gusakirana nako. Imana yari bateguje ibasaba yuko hari umwiteguro bagomba kugira. Muri ubu buryo Imana iteguramo abana bayo, ibategura ibihe biba biri imbere yabo. Hari ibintu bibiri bigomba kubaho. Hari umwiteguro ugomba kubaho ariko ushingiye mu cyemezo n'ingamba byafashwe n'umuntu Imana iri gutegura. Icya kabiri ni inzira Imana y'ubwayo yifatira umwanzuro wo kunyuza muri uwo muntu, ariko ntabwo yimushyiramo ku ngufu. Imana iba yarateguye iyo nzira, igaha uwo muntu uwo mucyo, uwo muntu akanyura muri iyo nzira, ariko muri iyo nzira Imana yarahateganyirije ibyangombwa bigomba gutuma uwo muntu aba umuntu ushyitse ubasha kuzabana n'Imana. Ikintu cya mbere tugiye guheraho nari buze gutinda, nari buze gusomaho amagambo menshi, ni umwiteguro urebana n'icyemezo umuntu agomba gufata n'ingamba agomba gufata nk'umuntu witabye irarika ry'Imana. Reka mbaho urugero, ngiye gusoma iryo somo muri Bibiliya, tugiye kurisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi mu gice cya kabiri, nubwo hari ibyabanje hejuru cyane cyane uhereye ku murongo wa 5 uvuga ngo mugira umutima ari muri Kristo Yesu. Ku murongo wa 12 n'uwa 13 tugiye kuwasoma, haravuga ngo nukaba nkunda nkuko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishyitsi, kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Nk'ubu ngubu ahangaha murabyitegereje uburyo aya magambo yanditse. Ijambo ry'Uwiteka ritugaragarije ko igihe Paulo yarayobowe n'umwuka w'Imana yabwiye abantu amagambo akomeye cyane, arababwira ngo musohoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda imishyitsi, kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Buriya nubwo Imana ari idukoreramo ibirebana n'agakiza kugira ngo iduhindure abana bayo mu buryo bwuzuye, cyane cyane mu birebana no kuduha imitima mishya no kugira imico isa n'iya Kristo, ariko hari ibyemezo umuntu aba agomba gufata. Hari umurongo umuntu aba agomba guhagararamo, hari irarika aba agomba kwitaba kugira ngo ibyo bintu Imana yamuteganyirije nayo bimugirire akamaro. Nicyo Paulo yavuze ngo aba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda umushyitsi. Nicyo kintu cya mbere tugiye guheraho, ariko ntabwo ndibuze kuza kujya muri byinshi kuri iri somo, ahubwo ngiye kwifasha igitabo cy'intambara ikomeye batubwire umwiteguro n'ibyemezo aba bantu bagomba gufata mu gihe gisa nk'iki ngiki. Niturangiza gusoma ayo magambo noneho turareba n'undi murongo Imana yateganije bitewe n'uko Imana izi imibereho yo mu ijuru. Niyo mpamvu no muri iyi si iri kudutegura, idutegura igira ngo tugire imico nk'iy'ab'ijuru tukiri hano ku isi, kubera ko Imana izi imibereho yo mu isi nshya uko tuzabaho, idushyira ahantu ikatunyuza mu nzira igomba kudutegura kuba abaturage bo muri iyo si nshya tukiri hano ku isi. Kubera ko nk'uko mubizi imico y'ab'ijuru, ayo magambo yanditswe mu cyiciro cya 55 mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itora umugabane wa 2, ni icyiciro cyitwa icyo abasore bahamagarirwa gukora. Handitsemo amagambo avuga ngo imico y'ab'ijuru igomba kuboneka umuntu akiri hano ku isi, ngo nibitaba bityo ntabwo izigera iboneka byiteka ryose. Niyo mpamvu turaza kureba ibyo bintu
kugira ngo igihe umuntu ari hano ku isi mu buzima bwa buri munsi anyuramo amere nk'umuntu uri gukorana n'Imana iri mu ijuru, iri kumutegurira kuzatura mu ijuru kandi iri kumutegurira kuzaba mu isi nshya. Reka ayo magambo tuyasome mu gitabo cy'intambara ikomeye mu gice cya 39 nk'amagambo atugaragariza ibyemezo n'imibereho, ariko bishingiye ku byemezo umuntu yafashe byo kwitabira irarika ry'Imana nk'umuntu uri kwitegura ibihe by'akaga biturindiriye imbere, ariko nk'abantu bari kwitegura ko Kristo agiye kuva ahera cyane aje gutwara itorero rye, kandi amaze gusohoka ahera cyane n'ibyo bihe nyine ubwoko bw'Imana buzanyuramo. Ariko nk'uko Daniel baba barabigenje, iryo somo rye ngiye kubanza gusoma muri Daniel cya mbere ku murongo wa 8, natwe turahamagarira gukora icyo kintu ba Daniel baba barakoze. Reka wumve nka Daniel na bagenzi be icyemezo baba barafashe. Daniel igice cya mbere ku murongo wa 8 handitse amagambo avuga ngo, maze Daniel agambirira mu mutima we kutaziyandirisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Murabona yuko uyu ni umwanzuro Daniel yafashe. Bakomeza batubwira uko Daniel yabigenje, ajya gusanga umutware w'inkone amusaba yuko batazajya bajya ibyo kurya ko yazajya bihera ibishyimbo n'amazi, nuko byagenze iyo nkuru murayizi. Ariko impamvu zo n'umurongo wa 8 baratubwira ngo maze Daniel agambirira mu mutima we. Hari umugambi umuntu agomba gufata kugira, hari ibyemezo umuntu agomba gufata. Ibyo byemezo nutabifata, nubwo Kristo yadupfiriye, nubwo Imana yifuza kudukiza cyane, ibyo byemezo niyo migambi umuntu atabigize n'ubundi bikaba nta kindi kintu byazageraho, bikazasoza umuntu arimbutse. Reka dusome amagambo mu ntambara ikomeye. Ni mu cyigisho cya 39 cyitwa igihe cy'amakuba. Intambara ikomeye cyo cya 39 cyitwa igihe cy'amakuba. Kandi icyo gihe cy'amakuba twamaze gusogongeraho mu itangiro ryacyo, uyu munsi sitazigera isubira inyuma n'ubundi, ariko cyane cyane tugiye kwibanda mu gihe cy'amakuba kirindiriye ubwoko bw'Imana mu buryo bw'umwihariko. Turebe icyo dusabwa uwo mwiteguro tuwugira ubu ngubu. Page 435 handitswe ngo, igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, kwizera kutazacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba. Mwumva aya magambo ukuntu yanditse, igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere, biravuze ngo umwiteguro urasabwa mbere y'uko icyo gihe kigera. Bagiye kutubwira ko icyo tugomba gukora. Igihe cy'imbabazi cy'abo bantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga. Umva iyi ngingo. Baratubwiye ngo Imana itanga igihe cy'imbabazi, igatanga igihe cy'umutuzo n'amahoro. Umuntu adafite ibintu byinshi bimwirukankaho, nubwo hari n'ibyatangiye kubera ubukererwe twagize, kugira ngo none Imana igatanga icyo gihe cy'amahoro iturindiye amahoro, kugira ngo tubashe kugira umwiteguro ukwiriye kandi dukeneye. Yakobo yatsinze kubera ko yihanganye kandi agafata icyemezo kidakuka. Mwibuke ingingo turi kureba ya mbere ibanza, nuko agakiza kacu, kunesha kwacu bishingiye mu byemezo n'ingamba dufata. Ariyo mpamvu batubwiye ngo Yakobo yatsinze kubera ko yihanganye kandi agafata icyemezo kidakuka. Iki batubwiye ko ari icyemezo Yakobo yafashe. Ntabwo batubwiye ko Imana yamwohereje marayika ngo amufatire icyemezo. Ntabwo batubwiye yuko izi ngamba Yakobo yafashe zo kurara ijoro asenga. Ntabwo batubwiye ko ari undi muntu wazimugiriyemo inama, ahubwo kubera ko umutima wari uremerewe n'ibihe by'akaga byari bimuri imbere, yashatse Imana adakina. Intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Ubwo ikintu batubwiye, turasabwa kugira igihe cyo gusenga gihoraho. Intsinzi ye ni igihe cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Abazashika mu masezerano y'Imana nka Yakobo kandi bakihangana nkawe, bazatsinda nk'uko nawe yatsinze. Imana ihabwe icyubahiro. Umva ikintu dusabwa. Baratubwiye ngo abazashika mu masezerano y'Imana nka Yakobo. Amasezerano y'Imana tuzakura hehe? Ni mu kwiga Bibiliya, niho handitse amasezerano y'Imana. Bavandimwe, ndabizi muri iyi minsi hariho ubuyobe bukomeye buteye ubwoba. Ntabwo amasezerano y'Imana umuntu yabona mwiyerekwa. Ntabwo amasezerano y'Imana umuntu yakura mu nzozi. Amasezerano y'Imana umuntu yavana muri Bibiliya. Niba Yesu yarageragejwe na Satani mu butayu, ntatsindisha iyerekwa yagize, ntatsindisha inzozi yarose, agatsindisha handitswe ngo, ntabwo ushobora gutsinda igihe cyose urwana mu buryo bunyuranije n'ubwo umwami wawe yatsinzemo. Ntibibaho. Ntabwo bibaho.
ibindi bintu byose ni ubushukanyi. Ndaza kubasomera amagambo avuga ngo abantu bose batashikamishije ibitekerezo byabo mu byanditswe byera nta kintu kizababuza gutsinda. Abazashyika mu masezerano y'Imana nka Yakobo kandi bakihangana nkawe bazatsinda nk'uko nawe yatsinze, Imana ihabwa icyubahiro. Abadashaka kureka inarijye ngo babarire imbere y'Imana basenga ubudasiba kandi basaba umugisha babikuye ku mutima ntawo bazahabwa. Basenga ubudasiba. Reka mabwiza ukuri bavandimwe, ibihe byo gusenga kuba imbere y'Imana nta marayika uzabidukorera, nta yindi nkunga tuzabona. Ni ingamba tugomba gufata. Gusenga twarabyigishijwe, tugomba kuba imbere y'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo maze Daniel agambirira mu mutima we. Utekereza ko uyu mugambi Daniel atawufata akamera nk'abaje bavuga ngo nta kibazo, ngo Imana izabidushoboza, ngo nta kundi ngo twabigenza, ngo Imana irabizi yuko turi abantu buntu. Daniel ntabwo yari afite umubiri w'icyuma. Yakobo yubatse bari kutubwira ahangaha yari umuntu wambaye inyama n'amaraso nkatwe. Nudafata umugambi ugahora uvuga ngo none se ngibi bintu ngo ko ari itegeko ngo rya leta ngo tuzabaho dutengubwa abana bazarya iki? Niba ushaka kurya muri iyi si ibijumba n'ibishyimbo ntuzagire ikibazo cyo kubibura. Reka dusome amagambo mu gitabo cy'imigani kugira ngo dutere kwiringira Imana no kuzinuka ubwami bwa Satani n'ibyo dushukisha. Imigani cya 10 murongo 24 handitswe ngo icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho, ariko icyo umukiranutsi yifuza azagihabwa. Niba utinya gusonza ukagomera Imana kubera gutinya gusonza, kubera kubura akazi, icyo kintu utinya kikagutera kugomera Imana ubundi nikizabura kukuzaho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo umukiranutsi, umuntu ufata ingingo nka Daniel yo kubaha Imana cyangwa ba Yosefu akemera guhomba iby'isi byose kuba kubaha Imana, ntabwo umuntu Imana izareka ngo yicwe n'inzara. No mu mateka y'akarengane no kuna abantu b'Imana bishwe babayeho nabi, nta makuru dufite muri Bibiliya yuko hari umuntu bavuga ngo yishwe n'inzara. Kamwumve amagambo rero tukomeye tuyasome. Abadashaka kureka inarijye ngo babarire imbere y'Imana basenga ubudasiba kandi basaba umugisha babikuye ku mutima ntawo bazahabwa. Mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo bafite ibyifuzo bibatsika kugeza ubwo imbaraga zibashiramo. Igihe imiraba y'ubwihebe tabonerwa ururimi rwo kuyisobanura isuma yiswa ku muntu usenga Imana. Mbega ukwizera kwa bake gusa ngo kuraba ariko gukomeza gushikama ku masezerano y'Imana. Aba bantu batubwiye ni abantu b'Imana bagomba kugeragezwa imiraba y'ubwihebe ibisukaho. Muri icyo gihe abantu b'Imana imiraba y'ubwihebe bisukaho baratubwiye ngo bake gusa nibo bazakomeza gushikama ku masezerano y'Imana. Ntabwo ari abapagani bari kuvugwa ahangaha. Muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutima nama. Ibi bintu byaratangiye ntabwo ari ubuhanuzi. Bitewe no kwizera guke umuntu akemera agakora ibintu abizi neza mu mutima nama we yuko ibyo bintu agiye kunyuranya n'icyamahame ya Bibiliya avuga n'icyamahame yizera avuga, ariko kubera kwizera guke ko amajyejuru nako baratubwiye ngo akaba ari mu kaga gucecekesha umutima nama. Ntimwabikoze uyu munsi ni muri kubikora. Imana hari n'igihe yemera ko dutsindwa nka Petero kugira ngo byibura dukanguke mu mitima. Abari bizi nk'abanyambaraga twibonewe intege nke, abari bizi ko hari tuzashobora nka Petero bisoze twihakanye Yesu, ariko kubw'imbabazi z'Imana yongere duhare amahirwe ya kabiri. Ntabwo mwakomera gukanguka tugafata ingingo zo gukiza ubugingo bwacu. Nasugira ngo ibihisi irimo muri iyi minsi, inzara ziri hirya no hino mu bihugu, ubukene buhari. Uyu munsi ntabwo mubizi yuko n'abantu banyanye n'imitima n'amabo ngo bagume mu kazi. Uyu munsi ntabwo mufite ubuhari kuko bari kubwira bati amafaranga duhembwa ntabwo akibasha kudutunga. Nturese mwagomeye iki Imana? Hari igihe Imana yemera ko umuntu atsindwa kugira ngo gutsindwa nka Petero bimukangure. None se ubu ngubu abantu bagomera n'Imana bigasoza bapfuye n'ibyo barengeraga bakabita. Muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutima nama.
ndetse n'ubwo bakwihanganira ikigeragezo bazashengurwa n'umubabaro ukomeye n'agahinda muri icyo gihe cy'akaga, kuko batigeze bimenyereza kwiringira Imana. Buriya hari ibihe Imana ituzanira kugira ngo bitumenyereze kwiringira Imana. Nicyo turi kwiga, inzira Imana inyuzamo abana bayo kugira ngo idutegure. Hari ibihe Imana irema kugira ngo itumenyereze. Ujye wirinda gutsindwa muri ibyo bihe rero. Iki nicyo gihe dukwiriye kwimenyereza ubwacu kugenzura amasezerano y'Imana. Abamarayika bandika isengesho ryose risenga umwete kandi ritaryarya. Ibyaba byiza nuko twitandukanya n'ibyo turarikira kuruta gutandukana n'Imana. Ni byiza kuba umutindi nyakujya, kwizinukwa ariko ukemerwa n'Imana, kuruta ubukire, icyubahiro, kuba inziramuze no kugira inshuti nyinshi udafitanye umushyikirano n'Imana. Dukwiriye gufata igihe gihagije cyo gusenga. Ntabwo muri kumva yuko ubungubu intwaro ari ugusenga no kwiga Bibiliya. Nitwemerera ubwenge bwacu guhugira mu binezeza by'isi twirengagiza gusenga, hari igihe Imana yabona ko ari ngombwa gutwambura ibyo bigirwamana by'izahabu, amasambu cyangwa imirima irumbuka. Igihe cy'amakuba atigeze kubaho kiradusatiriye. Dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu, ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho. Bibaho kenshi ko amakuba akomeye yisuka kuruta uko yatekerezwaga, nyamara ibyago bitwugarije siko biri. Ibyo tubona n'ibyo tubwirwa muri iki gihe biri munsi cyane y'ukuri. Muri icyo gihe cy'ibigeragezo umuntu wese azaba yihagarariye imbere y'Imana ubwe. Naho Nowa na Daniyeli na Yobu baba bakirimo, ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari umuhungu cyangwa umukobwa, gukiranirwa kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, ni Uwiteka avuga. Bavandimwe, ndagira ngo ibi bintu bidukangure. Aya magambo nyasomeye kugira ngo mwumve icyemezo buri muntu wese akwiriye gufata muri uyu mwiteguro. Kandi impamvu ibi bintu mbihereyeho mbere yuko mbagaragariza inzira imwe mu nzira Imana yifuza kuducishamo muri iyi minsi, ni umucyo abantu benshi wenda bumva bafite imyumvire igiye itandukanye ku ruhande rwa Satani, hakaba aribyo yongorera abantu ku rundi, abandi bakawuhinyura. Ariko nawo ni umucyo Imana yifuza gukoresha kugira ngo udutegurire kuzaba mu isi nshya. Ariko icya kabiri, abantu bawugendamo neza ni abamaze kugira uyu mwiteguro. Turaza no kubona yuko impamvu Imana yifuza kutunyuza aho hantu ni ukugira ngo n'ababuze uburyo bwo kugira bene uyu mwiteguro bahabwe umwanya uhagije. Reka tujye mbere. Ikintu cya kabiri nifuza ko turebaho ni ikintu cyo guhamagarirwa gutura mu cyaro, country living. Abantu bagasohoka mu migi bakajya gutura mu byaro, mu mirima, mu masambu. Ngiye kubibabwiraho ibintu bibiri bikomeye mbere ko ntangira gusoma ibihamya. Icya mbere, hari ukuntu abantu bumva uyu mucyo wo guhamagarirwa gutura mu cyaro bakibwira yuko ari nk'ibintu byaje kuvumburwa nyuma, nk'Imana ikunguka igitekerezo nyuma. Ariko murabyibuka mu itangiriro, Imana igihe yaremaga Adamu na Eva ntabwo yabakoreye umudugudu cyangwa umujyi, yabatuje mu mirima, yabatuje mu busitani. Bivuze iki? Uwo ni wo murongo w'Imana kuva mu itangiriro ikirema umuntu. Ibintu by'imijyi tubwirwa yuko byaremwe bwa mbere na bene Kayini bagomeye Imana. Hari ukuntu abantu bumva yuko bamwe bakanabishyira mu bikorwa mu buryo ungejeje n'amahame y'Imana, ku buryo umuntu abisomye. Hari abantu nzi bamwe akaba atuye no mu cyaro ahinga amasambu, ariko asoma ngo kuva mu mujyi akajya mu cyaro, ubwo nawe agafata gahunda yo kwimuka, bikazamo n'ibibazo na rwaserera. Kubera iki? Kubera ko urumva yuko nyine ubwo ngo ni ibintu agomba gushyira mu bikorwa, ni ibintu agomba gukora kugira ngo Imana imwemere. Ariko kuva kera umurongo w'Imana mu misozi, mu byaro, mu mirima, mu busitani, aho niho abantu bagomba gutura. Reka mbasomere uburyo ari umurongo w'Imana no mu bihamya. Muranabyibuka n'igihe Sodomu na Gomora yari igiye kurimbuka. Ibi rero no kurimbuka kwa Sodomu na Gomora ntabwo byarebaga Aburahamu, ahubwo Aburahamu Imana yamunyuzeho. Mbere ko Sodomu na Gomora harimbuka, ijya kumuhishurira icyo kintu ko hagiye kurimbuka, Aburahamu atangira kubasabira. Aburahamu yasabiraga ababa mu mujyi, atuye mu misozi, mu cyaro. Hari ukuntu abantu bahita bakubwira bati twebwe turahari kugira ngo abantu tubabwirize. Yaba ari Enoki, yaba ari Aburahamu, bari batuye mu byaro, bakanihira iyo migi, bakaririra abo bantu, bakajya kubabwiriza, ariko batuye mu misozi, batuye mu byaro. Reka mwumve amagambo yantangaje.
tugiye gusoma umugambi w'Imana ubundi no mu isi nshya. Tugiye kubisoma mu gitabo cyitwa ibyo, tukajya minsi y'imperuka, igihamya cy'igihumbi na 43. Reka mwumve amagambo ahanditse. Igihamya cy'igihumbi na 43. Ni mu cyisho cya 20 cyitwa umurage w'abera. Handitswe ngo, ni kuri page ya 287. Handitswe ngo, ku isi yagizwe nshya, abacunguwe bazirundurira mu mirimo no mu binezeza byazaniraga Adamu na Eva umunezero mu itangiriro. Tuzabaho imibereho muri Edeni, imibereho mu busitani no mu masambu. Kugira ngo mve ko ari gahunda y'Imana ibihe byose. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo abacunguwe nibagera mu isi nshya bazabaho imibereho mu busitani n'imibereho mu masambu. Kandi uwo mwiteguro ntabwo bazawukorera muri ayo masambu yo mu isi nshya, ntibazawukorera muri ubwo busitani bwo mu isi nshya. Uwo mwiteguro buriya hari ibintu Imana ijya inyuzamo abantu bo bakabifata nyine nkaho ari gahunda nyine ubwigezweho, ariko birimo umugambi muremure cyane w'Imana. Ndagira amabwire ikintu kugira ngo, kuko ndabizi ko nayo ari imyumvire ipfuye abantu bafite. Dusuye amagambo mu gihe cy'igihumbi na 43 mu gitabo cyitwa ibyo, minsi y'imperuka. Amagambo atubwiye yuko abacunguwe mu isi nshya bazabaho imibereho mu busitani n'imibereho mu masambu. Ngiye kubabwira ikintu gitangaje. Hari abantu bibwira yuko kujya gutura mu cyaro ari uguhungirayo. Ntabwo gahunda y'Imana kujya gutura mu cyaro, ntabwo umugambi wa mbere ari uguhungirayo. Ndaza kubasomera. Kujya gutura mu cyaro ntabwo ari kuvuga ngo umuntu utari ufite inzu mu mujyi ayigire mu cyaro, cyangwa utari ufite isambu mu mujyi ayigire mu cyaro. Nubwo ibyo nabyo ari imigisha tuhabonera. Ariko nagira ngo muzirikane umugambi nyamukuru w'Imana mu gutanga uyu mucyo ni ukubaka imico y'abantu bazaba mu isi nshya, ni ukubaka imico y'abantu bazaba mu ijuru. Ndagira ngo mubwire ngo umuntu utarakiriye umucyo wo kwihana ibyaha no kubabarirwa, ngo yihane ibyaha bye kandi ahinduke mu mutima yihane, ibyaha bye biba byarababariwe, biragoye cyane yuko uyu mucyo yawumvira. Niyo wumvira awushyize mu bikorwa, awushyira mu bikorwa nabi. Mukurikire, ndasoma iki byanditswe byarabivuga. Ntabwo ndi bujya kuvumba no guhimba ibindi bintu, kuko hari ukuntu iyi ngingo abantu bayizanyemo ibintu by'imyumvire yabo bigateza ibibazo. Ariko amagambo yanditswe mu tugatura volume ya 2 ndi bubasomeye cyo 46 aravuga ngo ntakagira ikintu kimwe mukora mutabajije Imana. Si uko tuzayibaza mu nzozi, ariko umurongo w'ibyo dukora ugomba kubuhuje n'amahame y'ijambo ry'Uwiteka rivuga. Icyo mvuga ni iki ngiki, nuko tugomba kumva ko kuva mu mujyi tukajya mu cyaro bigamije kutwubakamo imico idutegurira kuzaba mu ijuru no mu isi nshya. Reka mbibasomere no gukomeza kubivuga mu magambo yanjye, kubera ko tumaze kubona neza yuko mu isi nshya tuzabaho imibereho mu busitani n'imibereho mu masambu. Bivuze iki? Iyo Imana itanze uwo murongo iri kubwira abana bayo baba mu migi no mu midugudu minini, nyamuneka nimutangire kwitegura kuzaba mu isi nshya mukiri muri iyi ngiyi. Reka Imana ibi kutubwira. Kandi kubyitegura ntabwo ari ukwimuka gusa, ni imico igomba guhinduka. Ariko njye kubabwira ikintu, impamvu no kuva mu mujyi biba ari ngombwa. Imana yari ibizi neza yuko imyaka Abisirayeli bamaze muri Egiputa yangije imico yabo, ituma bibagirwa gusenga Imana umurongo w'imisengere nyakuri. Ariko njye kubwira ikintu kitashoboka, kitari gushobokera Imana. Ntabwo Imana yari kuvana ubunyegiputa mu Bisirayeli bakibigosheye, ntabwo byari gushoboka. Bagombaga kuva muri Egiputa kugira ngo Imana nayo itangire gahunda n'umurimo wayo wo kubavanamo ubunyegiputa. Imana ibasha kuduhindura n'ibyo koko, ariko ibintu ndi busoma aha ngaha ntabwo yatuvanamo ubunyamugi n'imico mibi abantu baba barahanduriye bakihatuye. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ndaje mbibasomere twumve ibintu ku murongo Imana ishaka ko tubyumviraho. Reka mwumve amagambo yanditswe mu gitabo cyitwa ubutumwa bw'abatorero volume ya 2 igice cya 45 cyitwa guhamagarira gutura mu cyaro. Iki mfite ni cya kindi cyasohotse mu mwaka wa 2016, ubwo ni ingeri ya 2. Ngiye gusoma kuri page ya 402 na 403. Handitswe ngo,
nimureke abana be kongera gushyirwa imbere y'ibishuko byo mu migi igiye kurimbuka. Imana yatwoherereje imiburo n'inama zo kuva mu migi. Ku bw'ibyo ni mucyo twe kugira ibyo dushora mu migi. N'ishoramari ntabwo ryemewe mu migi. Ku bw'ibyo ni mucyo twe kugira ibyo dushora mu migi. Babyeyi, ni mu buhe buryo mubonamo imitima y'abana banyu? Mbese muri gutegurira abagize imiryango yanyu guhindurirwa kuza mu bikari byo mu ijuru? Ni mwumve uyu murongo dusomye ngo mbese muri gutegurira abagize imiryango yanyu guhindurirwa kuza mu bikari byo mu ijuru. Ni mwumve ko ikigamijwe ari gutegura, ni umwiteguro wo kuza mu bikari byo mu ijuru, dufite imibereho n'imico n'ibyo twamenyereye bihuje n'ibyo baba mu ijuru. Buriya nababwiye ikintu, impamvu nabanje kubasomera aya magambo, hari ibintu n'inzira Imana igomba kutunyuzamo ikadutegurira kuzaba mu ijuru. Tugomba gukora n'Imana muri uwo murongo. Tugomba gukora n'Imana muri uwo murongo. Ni umugambi wa Satani kurehereza abagabo n'abagore kuba mu migi, kandi kugira ngo agere ku ntego ye ahimba amoko yose y'ibintu bishya n'ibirangaza ndetse n'ibituma abantu batwarwa. Si bwo buzima bwo mu mujyi, ibirangaza no gutwarwa, ibirori bihoraho. Kamwumva andi magambo, paje 404. Ntimugafate ko kuba mwajya kuba mu misozi ari igihombo gikomeye, ahubwo mushaka aho hantu ho kuruhukira, aho mushobora kwihererana n'Imana mwenyine mukiga ubushake n'inzira yayo. Mwibuka amagambo twahereyeho. Imana iri kuturarikira gusenga no kwimenyereza amasezerano ari muri Bibiliya. Ibyanditswe biratubwiye ngo ntimugafate ko kuba mwajya kuba mu misozi ari igihombo gikomeye, ngo ahubwo mushake aho hantu ho kuruhukira, aho mushobora kwihererana n'Imana mwenyine. Ngiye kubwira n'abantu bavuga yuko bagiye kuba mu cyaro. Niba kuba mu cyaro kwawe kutaraguteye kugirana ibihe byiza n'Imana bidapfa, ngo wige ubushake n'inzira zayo, wongere uzinge, ushake itike, wisubire kuba mu mujyi wahushije intego. Reka ntugire ngo mu byaro nari abantu bazaharimbukira, naho barahari. Iyo Imana ivuga ngo va mu mujyi ujya mu cyaro, ntabwo ikubwira yuko aho mu cyaro ugiye nta ngorane zihari. Zirahari. Hari n'abanyabyaha nabo bakora ibyaha bazarimbuka, ariko bitewe n'imiterere y'ubuzima bwabo n'ahantu turaza kubisoma. Niho Imana yifuza ko abana bayo bajya bakitegura kuba mu ijuru mu buryo bworoshye. Ndaza kubasomera. Niba ijambo ry'Uwiteka ritubwiye ngo mushaka aho hantu ho kuruhukira, aho mushobora kwihererana n'Imana mwenyine, wowe uvuga ko wagiye mu cyaro, ibi bihe urabifite byo kwihererana n'Imana wenyine? Nta rusaku, nta birangaza, nta bintu bishya Satani ahimba bya buri kanya. Ibi bihe urabifite? Cyangwa ni ibikabyo gusa ngo ntabwo kiba mu mujyi? Hari ukuntu usanga abantu baba baravuye no mu mujyi ubuzima bwarabananiyeyo, bakajya mu cyaro kubera ko babonye bashoboye, ariko bagerayo basoma igihamya bagatangira guca igikuba ahantu hose ngo bagiye mu cyaro. Nguyu umugambi w'Imana ni uguhinduka, ni ukubaka imico, ni ukwimenyereza imibereho yo mu ijuru. Uwo murongo urimo? Cyangwa gusa uri kubwira abantu ngo ntabwo kiba i Kigali, ngo ntabwo kiba mu mujyi, ngo wagiye runaka mu bihugu hirya no hino. Ugasanga umuntu aracyari umupagani. Reka mbabwire iki kintu, niba utarahereye kuri wa murongo twabonye wo kwihana ibyaha, uretse ko Imana itanga amahirwe ya kabiri niba waranabikoze nabi uyu munsi wihana, wowe ukaba gusa uvuze ngo mvuye mu mujyi ngiye mu cyaro, ikintu ukoze ni uguhindura aho uzajya ukorera ibyaha. Ni ukuvuga ko utakibikorera mu mujyi, usigaye bikorera mu cyaro. Nta kindi. Kwiherana n'Imana wenyine ukiga ubushake n'inzira zawe. Niko nsomye paje 404. Reka wumve. Ndagira inama abantu bacu ngo gushaka ibyamwuka babigira akamenyero mu mibereho yabo. Ndagira ngo wumve iki kintu, ibintu abantu bishyizemo byo kuva mu mujyi bakajya gutura mu cyaro bafite imyumvire itari mu bushake bw'Imana, ndagira ngo bibavemo. Umva iyi nteruro. Ndagira inama abantu bacu ngo gushaka ibyamwuka babigira akamenyero mu mibereho yabo. Iki Imana yifuza, irifuza kuturema mu ya mico batubwiye ngo abacunguwe. Niko nasomye
igihumbi cy'igihumbi na 143 mu gitabo cyo Minsi y'imperuka batubwiye ngo abacunguwe mu isi nshya bazabaho imibereho mu busitani n'imibereho mu masambu. Si ukuhaba gusa, hari imico bagomba kurema, hari uko bagomba kuba barimenyereje kubana n'Imana. Ibyo bidashoboka mu mujyi. Kugira ngo byumve neza, wabasha kugeranya umuryango wa Aburahamu na Loti ngo urebe icyo kintu Imana ibivuga uko kimeze? Uzi ko n'abagaragu bo kwa Aburahamu bari abantu b'Imana bubaha Imana kubera aho hantu imibereho babagaho. Ariko Loti yavuye kwa Aburahamu ari ku murongo muzima ajya gutura i Sodomu n'i Gomora, yarokotse wenyine. Umugore yaguye mu nzira, abakobwa be babiri barimbukiye Sodomu n'i Gomora, bari babiri, si yuko umubare wabo barimbukiye Sodomu n'i Gomora n'abagabo babo bari barashatse, kubera ko Loti kubaburira babihindura ibikiro, niko Bibiliya itubwira. Bari baramaze kuryoherwa n'iyo mibereho y'ubunyamugi. N'abana babiri Loti bavuga ngo yararokoye bari abasambanyi. Buriya ikintu abana ba Loti batari baragiyemo n'ubutinganyi bw'i Sodomu n'i Gomora, ariko imibereho y'ubusambanyi no kwiyandarika byari byaragiye mu bwonko bwabo. Sodomu n'i Gomora bari kuhashakira nk'uko Isaka na Rebeka bashatse. Rebeka akiri umwari, Isaka yishimira ibitunganye, atari ukwinezeza nk'ibyo abantu muri iki gihe, ku buryo no kubaka ingo kw'abantu muri iki minsi byahindutse umwanda, kandi ari umugabo n'umugore babana mu rugo. Kubera iki? Ubunyamugi bwinshi nk'ubw'i Sodomu n'i Gomora ngo nibyo bigezweho. Gereranya imibereho mu muryango kwa Aburahamu wabaga mu misozi. Utekereze ko mu bantu Imana yaje kugisha inama no kuganiriza igiye kuri muri Sodomu n'i Gomora, ntabwo abanje kwa Loti kandi ariho habaga. Yagiye mu misozi mu cyaro ijya kuganiriza Aburahamu ati tubigenda dute. Aburahamu bajya inama, Aburahamu arabasabira arabasengera. Imana iragenda yohereza abamarayika bayo ati nimugende muvane mu Loti n'umuryango we niba ari byashoboka. Loti nawe avuye Sodomu n'i Gomora, reka wumve igihombo n'ibyari kumufasha imibereho ye kubaho. Yabihombeye Sodomu n'i Gomora byose, yasohotseho wenyine. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo ariko ngo no mwitangazo ry'iteko ry'icyumweru ngo bavuze yuko ngo ari cyo kimenyetso cya nyuma ngo tuzasohoka mu migi. Nibyo koko, icyo gihe kiranditse, ariko witeguriye ingingo ngiye kukubwira. Abantu bazategereza iteko ry'icyumweru kugira ngo bave mu mujyi bajye gutura mu byaro. Ibyanditswe bitubwira ko bazarokora ubugingo bwabo gusa, imiryango yabo n'imitungo yabo bizarimbukira mu migi. Bizahasigara. Kandi ikindi ndagira ngo mbabwire ngo no mu itangazo ry'iteko ry'icyumweru niritangazo karengane katangiye no mu byaro, ndaza kubasomera, ntabwo bizamara iminsi bitahageze ngo abari bari mu byaro bahungire mu bihanamanga no mu misozi. Ariko nkuko twabisomye mbere, abantu bagiye bashyira umucyo w'Imana mu bikorwa, bakimenyereza kwishyuza amasezerano yayo ari mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye ko no mu bihanamanga no mu misozi Imana izahabategurira ameza, no mu butayu. Ndaje ndabasomera mu kanya. Imana izabategurira ameza mu butayu. Kubera iki? Bimenyereje kugendana n'Imana intambwe ku ntambwe, bimenyereje kugenzura amasezerano yo mu ijambo ry'Imana. Kubera iki? Bakoraga iby'Imana yavuze nayo ikabasohoreza amasezerano yayo. Ushaka kuzarokoka nka Loti? Wagiye n'inzagwa zikamwica kubera kumenyera imibereho y'i Sodomu n'i Gomora. Abana bakamutega inzoga mu mibereho ya Aburahamu, bakubwira ko ahantu bazasanga Aburahamu yanyweye yasinze. Ndagira ngo nkubwire ngo niyo mpamvu ibi bintu kuki bisaba kubikora kare. Nuko naho mu byaro twagiye mu byaro, ariko benshi muri turacyifitemo ubunyamugi. Kugira ngo ubunyamugi butuvemo n'imico mibi n'ingeso twanduriye mu migi, n'ubu biracyasabye Imana intambara. Ariko byibura uri mu cyaro iyo ntambara irarwanika, kubera ko wihiranaho n'Imana, ukayiganyira intege nke zawe, ukayibwira ibikugoye. Ukiri ahantu noneho byibura uri kurwana n'intambara zo kuvanaho ibyo wimenyereje mu mujyi, hatarimo hariyongeramo ibindi urwana nabyo. Nigeze kwigana n'abasore igihe kimwe ni itoro ryo mu mujyi. Hano abasore tumaze kwigana, umwe mbaza ikibazo anyihereranye, arambwira ati ariko se, ati uyu mujyi, ati kuva no mu materaniro nk'uku nguku kumva wafashijwe, ati ubwaho no mu rusengero wakubitana n'abakobwa bambaye ubusa,
ugatangira kurwana n'intekerezo zo gushaka aho ureba wahabuze. Wava mu rusengero, wagera mu isoko, wagera ahantu hose ati ibi bintu byo, iyi ntambara ubona inesheka. Kandi koko niba uhora imbere y'igishuko umunsi ku munsi utaruhuka, ntabwo iyo ntambara uzayihoramo ngo uzanesha. Ntibaho. No mu kigeragezo, muziga ibigeragezo Imana yemera ko tugeramo, nta kigerageza Imana igishyiramo umuntu ngo azakimaremo imyaka n'imyaka cyangwa kimubeho akarande. Ikigerageza Imana yemeye ko umuntu kimugeraho igihe, kuko izi kitagihaye igihe ngo kirangire, cyaduhitana cyangwa tugacogora tugacika intege. None we uri ahantu hora uzenguruka, ubyutse, ibyo wumva, ibyo ureba, inshuti ujya gusura, byose ni ibishuko. None ngo rase ngo mu migi ngo nta bantu b'Imana bahaba, baroti barahari. Niba nkubwiye ko baroti bahari mu migi, hano abantu bajya babyitwaza ngo haranditse ngo mu bihe ngwanditse ko uyu munsi ngo mu migi ngo aracyarimo baroti barahari. Ariko niba ushaka kuba nka Loti, uri umunyabibazo. Baroti barahari. Iyo byanditswe bivuze ngo baroti barahari, uzi icyo bivuze? Mbabwira iki kintu. Hari imiryango ndi wararikiye kugira ikisho muziga. Hari imiryango iri mu migi, umwana akaba ari mu mujyi, umugore akaba ari mu mujyi, umugabo akaba ari mu mujyi, badafite uburyo pe. Bava muri uwo mujyi ngo bagende. Abo bantu Imana irabazirikana. Ntabwo abantu bose bazasohokera mu mujyi cyarimwe, kubera ko ibyo nabyo bigomba gutegurwa. Uretse ko n'igihe twagomba kubyiteguramo twagipfushije ubusa. Uyu munsi dufite ibimenyetso by'akaga katurindiriye, none abantu bacyari kuvuga ngo baracyari mu myiteguro. Mu myiteguro. Niba ushaka kuzasohoka mu mujyi nka Loti, nabwo niba bizemera, tegereza ko kuzasohoka nka Loti. Ariko wibuke ikiguzi, umuryango wawe uzawutakaza, ibyo wari utunze byashaka kugufashiriza mu misozi uzabitakaza. Nawe nureba nawe ujye kunywa inzagwa mu misozi nka Loti, nubwo ntazi niba wowe bizaguhira, kuko twe turi mu gihe kidasanzwe. Reka wumve aya magambo, wumve umugambi w'Imana. Nababwiye ikintu ndibuze kubasomera kugira ngo tugisobanukirwe. Kujya mu cyaro ntabwo ari uguhunga, ni ukurema imico. Batubwiye ngo bwa mbere mu cyaro uri tuhagera tugomba kwiherera n'Imana twenyine, ngo kugira ngo twige ubushake bwayo n'inzira zayo. Icya kabiri ni ukwimenyereza imibereho yo mu ijuru. Ngiye kubibasomera wumve ikintu bizatumarira. Page 404, reka mwumve igitangaza cy'ingaruka zo gutera intambwe mbi. Reka wumve amagambo, no mutwe amagambo hari. Nitegereza izindabo. Ubu nuhamye ari gutanga, ubwo ari mu mirima, mu masambu, kwa kunda Adamu na Eva biga ubushake bw'Imana n'urukundo rwayo. Aratuga ati nitegereza izindabo, kandi igihe cyose nzibonye ntekereza kuri Edeni, zigaragaza urukundo Imana idukunda. Uko niko muri iyi si Imana idusogongeza gato ku byiza bya Edeni. Ishaka ko twishimira ibyiza yaremye, kandi tukabibonamo imvugo itugaragariza ibyo izadukorera. Imana yifuza ko tuba ahantu dushobora kubona aho twidagadurira. Ntabwo abantu b'Imana bagomba kwirundanya mu migi. Imana ishaka ko bajyana imiryango yabo hanze y'imigi kugira ngo babashe kwitegura ubugingo buhoraho neza. Akadomo. Imana ihabwa icyubahiro. Ibyanditswe biratubwiye ngo Imana ishaka ko tujyana imiryango yacu hanze y'imigi, ngo kugira ngo tubone ko twitegura ubugingo buhoraho neza. Muvandimwe, ndabizi ko ari imyumvire abantu bahamagara abandi ngo ngo mwebwe ngo mu mujyi ngo bari kubirukankaho ngo hari ibibazo. Mu cyaro ntabwo ari aho kujya guhungira ibibazo byo muri iyi si, nubwo hari byinshi hazaturinda. Ariko naho akarengane mu gihe cya sandero tuzahihisha mu gihe runaka. Ariko naza kubasomera amagambo atugaragariza yuko n'ibyo twahinze mu byaro n'amasambu yacu ababi bazageza igihe babitwambure. Ariko umva ukuntu Imana yadusoreza amasezerano. Ababashe gukoresha uwo mugisha neza bazaba baramaze komatana n'Imana, bararemye imico isa n'iy'abijuru, barimenyereje gushika mu masezerano y'Imana twabisomye. Maze igihe bazaba bagiye mu bihanamanga, bazakomeza kugendana na ya Mana yabatunze, bazakomeza kugendana na ya Mana bumviye, naho ibategurira ameza mu butayu. Ndaza kubasomera. Bavandimwe, ntuzigere wishyiraho ikiguzi cyo kwirengagiza kumvira umucyo.
ikindi kintu ngira ngo mbabwire, ntabwo abantu b'Imana bose bazabona ubushobozi bwo kugura amasambu, ntabwo abantu b'Imana bose bazabona uburyo bumeze nk'ubw'abandi bafite bwo kuba yakubaka inzu muri iyo sambu cyangwa iki. Niyo mpamvu icyiza cyo kujya mu cyaro warahindutse, warihannye, nuko mu buryo bwiza Imana izateganya n'abantu izaguhuza nabo, abo babanje kujya mu byaro bazajya bishimira kwakira bagenzi babo bahuye n'ingorane. Ndagira mbabwire ngo umuntu w'Imana wese ufite ubutunzi uyu munsi akaba butekereza mu mutwe we mu iterambere rye ku giti cye, uwo muntu uretse no kuvuga ko atihannye aracyafite kamere ya Satani, ntabwo ari umuntu w'Imana. Imigisha, mbabwire iki kintu, ntabwo abantu b'Imana bose bazabona ibyangombwa bikenewe kugira ngo babashe kubaho mu masambu, babashe kubaho mu misozi, ahubwo bagenzi babo Imana yahaye umugisha bazajya bafatanya nabo gusangira ibyo ngibyo bafite, kubera ko na byinshi mu by'Imana iri kuduha uyu munsi bigomba gukoreshwa guteza imbere ubwami bw'Imana. Twebwe nta gihe tugifite cyo gukora amashoramari azunguka za miliyari. Gukora tugomba gukora, ntabwo tugomba kuba abanebwe, kuko umurimo w'Imana uracyakeneye amafaranga, turacyakeneye kurya no kubaho, tugomba gukora rero. Ariko reka mbere na mbere mu bwonko bwacu bari mu bwami bw'Imana, ibindi byose bihinduka imigisha Imana iduha bitewe no gukoresha amaboko n'ubwenge Imana yaduhaye. Kuko hari n'abandi bahita bagwa mu bundi buyobe ngo nta kintu bazongera gukora, ngo bazajya basenga gusa. Itegeko ry'Imana, n'Imana atanze itegeko ryo gukora icyaha kitarabaho, urashaka kurivanaho bitewe n'uko uri kwitegura kujya mu ijuru. Ijambo ry'Uwiteka riratubwira mu byo Minsi y'imperuka mu gihame cya 200 haravuga ngo umuntu usenga gusa ntagire ikindi kintu akora, ngo vuba cyane no gusenga azabireka. Igihame cya 200 mu byo Minsi y'imperuka. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni ukujya mu misozi, ni ukujya mu cyaro, tukava mu migi, kugira ngo tubashe kwitegura ubugingo buhoraho neza, kugira ngo tubashe kwitegura ubugingo buhoraho neza. Uwo mwiteguro, impamvu nababwiye ngo ntimuwitiranya ukuntu abantu baba bumva ko barageze mu cyaro, ngo bageze ahantu batazabakingira ku gahato, ngo bageze ahantu ngo ejo bundi ngo kugura no kugurisha ngo nibiramuka ngo bihagaritswe ngo bazaba bafite ibyo kurya. Nibyo koko pe, itegeko ryo kugura no kugurisha niramuka ryagiye mu bikorwa neza, abanyamujyi bazaba ari abanyabibazo, bazaba bafite ibyago byinshi cyane. Abantu bihingiye mu mirima yabo nubwo batazagura umunyu ntibagura amavuta, ariko bazajya babirya, babifite babirye nyine. Ariko ibyo nabyo ni ibigihe runaka, ndaje mbibasomere mu kanya. Imijyi yuzuye ibibi by'amoko yose, imyigaragambyo, ubwicanyi no kwiyahura. Satani ari muri iyo mijyi ayobora abantu mu murimo wabo wo kurimbura. Bayobowe n'imbaraga ye barica ngo gushaka kwica gusa, kandi bazarushaho kugenda babikora. Buriya hari n'inyungu z'ubuzima bwiza umuntu azagirira mu cyaro, atari n'umuntu w'Imana ataranihariye, ariko kubera ko ibi byose biba mu mijyi atazahura nabyo. Tekereza guhura nabyo uri umuntu w'Imana rero, warahawe uyu mucyo. Mbese iyo twishyize mu butware bw'imbaraga z'ubugome, twabasha kwitega ko Imana izakora igitangaza cyo gukuraho ingaruka z'intambwe mbi twateye. Hari ukuntu abantu bahita bakubwira ngo ariko ngo no mu mujyi ngo Imana yahakurindira. No mu mujyi Imana yahakurindira. Niba Imana yavuze ngo have ujye gutura mu cyaro, niba Imana yari izi ko izahakurindira, uwo mucyo utekereza ko ariko yarawutanze? Baratubwiye ngo mbese iyo twishyize mu butware bw'imbaraga z'ubugome, twabasha kwitega ko Imana izakora igitangaza cyo gukuraho ingaruka z'intambwe mbi twateye? Oya rwose. Nimuve mu mijyi vuba uko bibashobokera, maze mugure umurima muto aho mushobora kugira ubusitani, kandi abana banyu bakitegereza uko indabo zikura, maze bakazigiramo amasomo yo kwiyoroshya no kubonera. Hari icyo twigeze kwigana kitugaragariza uburyo abana bataramenya no gusoma no kwandika bitegereza Imana mu byaremwe, kandi Imana ikandika imico yayo ku bwonko bwabo. Ahubwo bitegereza ibintu binyuranyuranamo. Hari abavandimwe tujya tuganira uyu munsi, hari imijyi yo kuri iyi si ujyamo ukiwinjiramo gusa no kugenzura ibitekerezo byawe bigahita bikunanira, ukumva winjiyemo n'imbaraga zimeze nk'iz'abadayimoni. Benshi muri mwe murabizi. Ikindi, ibyanditswe byera byatubwiye ijambo ko dukwiriye kumenya gukoresha ubwenge bwacu. Hari ukuntu umuntu ajya ahantu mu cyaro ngo nuko ari mu cyaro gusa. Reba n'ahantu ubuzima buzashoboka. Hari n'ibihugu uyu munsi tubwirwa nka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika
n'ibindi bihugu tuba tubona hano ku isi, aho ubona kuvuga ngo wagiye mu cyaro ngo kiboneka muri icyo gihugu n'ubundi biba bimeze nk'aho nta kintu bimaze. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 3 paje 184 handitswe amagambo avuga ngo Imana ishaka ko dukoresha ubwenge yaduhaye kandi ishaka ko dushyira mu gaciro. Niba ugiye kujya mu cyaro, koresha ubwenge Imana yaguhaye, ushyira mu gaciro, ureba ahantu uzajya n'ubuzima bugashoboka. Ureba ahantu uzajya n'ubuzima bugashoboka. Kubera ko hari abantu, hari ikintu cyantangaje kindi ngira ngo mbabwire. Hari ukuntu abantu yumva wenda ngo kanaka agiye mu cyaro akavuga ngo bakumva ngo yubatse inzu, ashyiramo irangi, ashyiramo amakaro, ashyiramo amashanyarazi, ashyiramo sola cyangwa n'ibindi, bagatavuga bati oya, batomu ntabwo agiye mu cyaro. Kubera iki? Bo barakubwira bati ugomba kugenda ukaba mu nzu y'ibyatsi kugira ngo wimenyereze igihe cy'akarengane. Ngiye kubasomera isomo ryanditse muri Bibiliya. Kwitegura akarengane no kwitegura ibyo by'akaga bituri imbere. Ijambo ry'Uwiteka ritubwira isomo twahereyeho. Tugomba kubigitegura nk'abisimuruna. Mu buhe buryo? Nahise mbibasomera mu gitabo cy'intambara ikomeye. Nukwakira imbaraga y'ubuntu bw'Imana ihagije. Nukugera umushyikirano n'Imana mu buryo bufatika kugira ngo icyo gihe Imana azaba ari kitunyuzamo. Ariko ntabwo twitegura akaga, ntitwitegura akarengane, ntitwitegura amakuba, tubikoresheje mu kumenyereza imibiri yacu mu ruho. Ntabwo mwitegura Imana yigeze igira umuntu igusaba. Wowe wakira imbaraga ya Kristo muri wowe, ukayoborwa nawe kuri buri ntambwe. Ibyo ikugejejemo, reka mbahe urugero. Daniel na bagenzi be bakomokaga mu muryango w'ibwami, bari abana bari babayeho mu miryango ikize. Ariko kubera ko babashe komatana n'Imana ikuzuza ubuntu bwabo mu mitima yabo, bahindutse abaretwa, bahindutse abanyagano. Ntabwo ibyo bintu byigeze bibatwara umwanya ngo bajye kubyimenyereza. Bari bafite imbaraga y'Imana muri bo, yabibanyujijemo. Yosefu batubwira ko ari umwana wari watateshejwe na se, muri Bibiliya baratubwira. Ariko kubera ko yarafashe Imana yasakayigiriye, yagiye kuba umucakara kwa Potifari, yongera kuba imfungwa muri Egiputa. Aho hantu hose Imana irahamunyuza. Reka mbasomere isomo Paulin yanditse urizirikane ufite bene iyo myumvire. Kuvuga ngo kujya kuba mu cyaro, ngo nukujya kuba mu mwobo, munsi y'igiti, mu nzu y'ibyatsi, ngo nibwo muri kwimenyereza igihanamanga. Nta gihe na kitubwira kwimenyereza igihanamanga uzabona. Umva ahubwo mwiteguro dusabwa, ngiye kukubwira, ngiye kugusomera muri Bibiliya. Reka dusome iryo somo mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 8. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 8. Handitswe ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Imana ihabwa icyubahiro. Zirikana isomo tumaze gusoma. Ibyanditswe byaratubwiye ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. None wowe ngo uri gutoza umubiri wawe ngo kuba mu karengane, uri kwitoza ngo kuba ngo mu gihanamanga. Uko ni ukwitoza k'umubiri kandi kugira umumaro muri bike. Ahubwo reka ngubwire kwitoza tugomba kwitoza. Bayo uwo murongo iravuga ngo naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose. Kubera iki? Kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Itoze nka Daniel n'abagenzi be. Igihe bari mu miryango idamaraye y'ibwami, bari abana mu muryango w'umwami, Daniel n'abagenzi be bitoje kubaha Imana bayishikamaho. Igihe bageraga aho imibiri yabo izakangishwa gutwikwa mu itana ry'umuriro, igakangishwa kujugunywa mu rwobo rw'intare ngo intare zibarye, batubwiye ngo kwitoza kubaha Imana bigira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Bisanze kuko bitoje kubaha Imana, aho wabashyira hose baranesha.
nawe ngo uri kwitoza kuba mu gihanamanga, ngo uba mu nzu y'ibyatsi, ngo nta gucana ngo amashanyarazi niba ushobora kuyabona aho mu cyaro, ngo nta gucana ngo sora cyangwa gucana itara niba ushobora kuribona, ngo uri kwimenyereza kuba mu gihanamanga. Ntabwo bimenyereza batyo. Kwitoza k'umubiri niko dusomye kugira umumaro kuri bike, ngo ariko kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none ngo n'ubuzaza nabwo. Niko dusomye kugira ngo ibintu byo kuvanga abantu bagiye mu cyaro batabihindura iturufu. Nababwiye ikintu, mbese uri mu cyaro uri kuhakora iby'Imana yavuze ugomba kuhakora, uri kuhakora umurimo w'Imana, uri kwihena n'Imana mu masengesho asenga ngo umwete ngo twabibonye, uri kugira ibihe bidapfa byo kwiga Bibiliya kugira ngo wimenyereze kugenzura amasezerano yo mu ijambo ry'Imana. Mbese uri kwimenyereza bwa buzima bwo mu busitani no mu masambu batubwiye tuzabaho mu isi nshya kugira ngo bitureme imico nk'iy'abantu bazaba muri iyo si. Abantu mwasomye igitabo cy'uburezi, ibyanditswe bijya byatubwiye ko imirimo dukoresha amaboko igira uruhare mu gutuma tunesha ibishuko mu buryo bworoshye. Imirimo dukoresha amaboko igira uruhare mu kutwigisha iby'Imana, cyane cyane iyo ari imirimo igira ayihura n'ibyaremwe. Niwo murimo uri gukora mu cyaro, cyangwa uracyari umunyamujyi gusa wagiye kuba mu cyaro? Burangiye kubabwira ikintu mbishimiramo Imana cyane. Kera, ntabwo ari kera cyane, ariko tukiva mu cyaro tugiye gutura mu mujyi, twageraga mu mujyi abantu baratureba ukuntu dutambuka, batureba ukuntu twambuka umuhanda, bagahita bati uriya muntu avuye mu cyaro, ni umunyacyaro. Buriya ubunyamujyi twarabwize, byadutwaye iminsi twiga kwambuka umuhanda nk'abanyamujyi, twiga kurya nk'abanyamujyi, twiga kwambara nk'abanyamujyi. Ibyo bintu byatenyemo imico yatugize abo twaje guhinduka bo. Imana itugirira neza, tumenyesha ubutumwa bwiza, ariko tugoma mu migi. N'igihe tuyivuyemo, abagize umugisha wo kuyivamo, aho dutuye mu byaro, bavandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ubunyamujyi burara bukuvuyemo uwo munsi wagiye mu cyaro pe. Nk'uko Abisirayeli bava muri Egiputa reka mbahe urwo rugero. Ntabwo yari gahunda y'Imana yuko Abisirayeli bazerera imyaka 40 mu butayu, ariko reka mbabwire mbere ko bazerera iyo myaka 40, Imana yabambukije inyanja itukura, bageze kuri Sinayi Imana yanga ko bakomeza urugendo. Yabicaje munsi y'umusozi wa Sinayi bahamara imyaka 2 Imana ibigisha. Muzi icyo Imana yari gukora? Inyandiko irabitubwira. Imana yari kubavana n'imisengere yo muri Egiputa, imirire yo muri Egiputa, imyambarire yo muri Egiputa, iri kubashyiramo imisengere y'i Kanani, imyambarire y'i Kanani, imirire y'i Kanani, imibereho yo mu muryango nk'iyi Kanani. Imyaka 2 kuri Sinayi. Kandi mu rugendo rwose rwakurikiyeho ikomeza kubigenza ityo. Niyo mpamvu rero iyo abantu bivugisha ngo dimanche nitangazwa ngo tuzasohoka mu buriya kuva mu mujyi ni ukugira ngo Imana idukamuremo ibyo twayanduriyemo, yongere kuturebamo imico. Ndagira mabwire ngo n'uyu munsi abantu twaragiye mu byaro, urahagera ukaba ufite ubunyamujyi ugomba kubanza guhangana nabwo. Abandi bakajya guhinga, bagahinga amasaha 5, wowe minota 30 wayihinga, ugahita ufata isuka gutyo ukayishingikirizaho, ugatangira ukahagira. Kubera iki? Ni ubuzima utazi. No gutoragura icyatsi n'ukugikoraho ugataha ibisebe, umubiri wose wakomeretse. Nazogeza ko ibyo bintu utazafata igihe byo. Umuntu aragira cya guteka, kubera ko ari uguteka nk'abanyamujyi. Ntabwo ushobora kujya mu isoko ryo mu cyaro ngo usange bafite ibintu byose ukeneye. Kubera iki? Bamenyera guteka nk'abanyamujyi. Kari kubera ko nyine mu cyaro impamvu batanabicuruza muri ayo masoko yabo, imibereho mu cyaro ntabwo ibyo babikeneye, ntabwo babikeneye. N'ibintu byo gukaranga genda ndabyibuka rwose nk'ibyejo bundi. Ibyo kuvuga ngo kwa kana kabarakaranga mu cyari, ingo zikaranga zabaga zizwe ngo ni kwa kana kana. Hari imibereho y'ubunyamujyi bifata Imana igihe kugira ngo ituvanemo yongere twubakamo indi mibereho. Ntabwo ariko mbabwiye wenda kuko umuntu wiyarya amavuta abakoze icyaha, ariko nagira mabwiriye ikintu. Ntimwirukanke ku ijambo ngiye kubabwira, ariko ndabizi ko rizaba.
ikintu cyose umuntu arya ari uko akiguze mu isoko, muntege amatwi neza, ikintu cyose umuntu arya ari uko akiguze mu isoko, nubwo uyu munsi ntakubwira ko kuba ukirya ari icyaha, ntabwo ari icyaha, ariko igihe kizagera we kongera kukirya. Reka mbahe urugero, ikintu cyose kitamera mu murima, buriya imibiri yacu ikeneye amavuta. Ibyo bintu nakanababeshye ko wenda imibiri yacu idakeneye amavuta, ikeneye amavuta. Ariko ndagira ngo mubwire ngo mu byo turya tugomba kubitoranya ku byo turyamo n'ibinyamavuta, ubunyobwa, soya n'ibindi byifitemo amavuta, kubera ko iki cyiciro rero tuzakigana. Kuko hari abantu iyo ugeze ku cyiciro cya temperance, uburyo barya, enote yaranditse ngo bagenda bakabaho bakagira imibiri y'iminyantege nke bagatukisha umucyo wa temperance. Kuba umutampera ntago bihwanye no kunanuka no kubura imbaraga zo gukora. Ariko mabwirira iri jambo, ikintu cyose uzugura mu isoko, ikintu cyose kitamera mu murima, simbabwiye ngo kuba muri kurya umunyu mukora icyaha, simbabwiye ngo kuba muri kurya amavuta barya amavuta yemewe, ntabwo mbabwiye ngo mukora icyaha. Ariko ndabizi neza yuko ibintu Imana itavuze mu itangiriro iduha ibyo kurya nk'abantu, tuzazamuka iki kirere tumaze iminsi ntazi uko izaba ingana, tutakibibona, tutakibirya, kandi tubayeho neza. Mubitegereze, igihe Imana yahaga Adamu na Eva ibyarya, yarababwiye ngo mbahaye ibimera bizaba ibyo kurya byanyu. Itangiriro cya mbere mwese murabizi, mbahaye ibimera bizaba ibyo kurya byanyu. Ntabwo yavuze ngo mbahaye ibimera ngo mujye mubishyiramo umunyu mubirye, ntabwo yavuze ngo mbahaye ibimera mujye mubikaranga. Ntimubijyane mubwaka ibyo bintu mbabwiye, mwige mwitonze kuko tuzagira igihe tubyiganamo nacyo vuba cyane. Uburyo inyandiko itubwira dukwiriye kubaho mu birebana n'ibyo kwitungira amagara mazima. Ariko icyo cyo ndakiguhamirije, abantu bazazamuka iki kirere, ikintu cyo kitamera mu butaka bazaba bamaze iminsi nta hantu bagihuriye nacyo. Reka wumva amagambo nifuza yuko mutega amatwi kugira ngo bitwereke umurongo nababwiraga yuko mu byaro atari ahantu ho guhungira, ahubwo ari aho kugira ngo tujye hakiri kare dutangire kurema imico. Ngiye kubasomera amagambo nifuza ko ari buze no kudufasha kugana ku musozo. Muri aha hantu Imana itunyuza kugira ngo dutegure kuzaba mu ijuru turi kwiga. Page 265 mu gitabo cy'ibyo Minsi y'imperuka, igihome cya 962 nicyo mpereyeho. Imana izatanga ibikenewe byose, Imana ihabwa icyubahiro. N'umutwe w'amagambo hari handitswe ngo Nyagasani yanyeretse inshuro nyinshi ko kwizigamira mu buryo bwose ibyo umubiri wacu ukenera mu gihe cy'akaga binyuranyije na Bibiliya. Hari abantu bafite amafaranga menshi bashyize kuri konti muri iyi minsi, vuba cyane byose kera bagiye kurira, natwe akaba nta kindi kintu twabamaretse kubabwira ngo nimwihangane kuko twari tuziranye. Nyagasani yanyeretse inshuro nyinshi ko mu kwizigamira mu buryo bwose ibyo umubiri wacu ukenera mu gihe cy'akaga binyuranye na Bibiliya. Hari n'abantu bajya bavuga ngo kuba baragiye mu cyaro ngo bahinze imirima ngo bahingamo ibintu byinshi ngo abandi niba bari kwicwa n'inzara ngo bo bazabirya. Ndaguhakaniye, reka nze ngusomera aya magambo. Neretse ko mu gihe cy'akaga abera baramutse bafite ibyo kurya biteganyirije cyangwa iri mu masambu yabo, mu gihe inkota, inzara n'icyorezo bizaba biyogoza igihugu, babyamburwa ku gahato, kandi abanyamahanga nibo bazasarura imirima yabo. Ibi bintu uyu munsi biri kubaho. Kugira ngo byumve neza, mu cyaro nababwiye niba utari kuhakora icyo Imana ateguye ugomba kuhakorera ukahitegurira, mu rwego rwo gutegura imico y'abatahajuru. Uri mu gihombo nta rutane n'umuntu uri mu mujyi, ni akantu gato cyane umurusha. Kubera ko ijambo ry'Uwiteka ritubwira ngo mu gihe cy'akaga ubw'inkota, inzara n'icyorezo zabiyogoza igihugu, ibyo babitse mu masambu babyamburwa ku gahato, kandi abanyamahanga nabo bazasarura imirima yabo. Reka mbahe urugero, uyu munsi hari ibihugu nzi bimwe na bimwe, ntabwo nzi byose, birimo inzara, birimo ubukene, aho n'ibishyimbo bitangira kuzana imiteja, bugacya mu gitondo wari uzi ko ejo wasizeho imiteja ugasanga bayisoromye bayijyanye. Igitoki kigatangira kwana bagahita bakivanaho kitaranera, ikigori kigatangira guheka bagahita bagitwara, kandi aho ni mu cyaro. Umve rero yuko umugambi w'Imana
ugomba kuzirikana uwo ari wo mu gihe ushyira mu bikorwa uyu mucyo. Ubwo icyo kwiringira Imana mu buryo bwuzuye kizaba kigeze, Imana ihabwe icyubahiro. Mwibuke amagambo twasomye. Aba bantu batera intambwe kuva mu mujyi bakajya mu cyaro, ni abantu twasomye ngo bimenyereje kugenzura amasezerano yo mu ijambo ry'Imana. Bimenyereje kugenzura amasezerano yo mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi abantu batazi ko badafite akazi batabaho, ku buryo babyarana bacumuje ngo ninkareka nzarya iki. Sinkubwiye ngo wirukane, ariko hari abo nzi bajeje n'imitima nama yabo bakora ibyo bataremera mu mitima, ngo batagereye akazi ngo bakomeze bacuruze. Nubwo bitababujije kubaho nabi no kubaho baganye barira. Ubwiye cyo kwiringira Imana mu buryo bwuzuye kizaba kigeze, kandi Imana izadukomeza. Imana ihabwe icyubahiro. Neretse ko muri icyo gihe tuzagira ubwishingizi bwo guhabwa umutsima wacu n'amazi, kandi ko tutazagira icyo dukena, ko tutazicwa n'inzara, kuko Imana ishobora kudutegurira ameza mu butayu. Iyi niyo Mana twizeye. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko se niba wananiwe kwiringira Imana ku bintu byoroheje n'ubuzima bugishoboka, aha ngaha nibwo abantu bavuga ngo bazasohoka mu mujyi ngo nkaroti, nibwo aha ngaha bazaba bagize ukwizera. Ndagira mabwire ngo kwiringira Imana birigwa, kwizera Imana umuntu biritozwa. Uziga icyiciro cya Aburahamu, baranditse ngo Aburahamu yananiwe kwizera Imana mu kigerezo cyoroheje, Imana imuha igikomeye kurushaho, kandi none yacitse n'intege, yagombaga kumutoza. Mbega Imana nziza! Bibaye ngombwa yakohereza ibikona ngo bitugaburire, nk'uko abikoreye Eliya, cyangwa ikagusha mani ivuye mu ijuru nk'uko abikoreye Abisirayeli. Abantu bakiringiye kumva hari ukuntu isi izabafasha, ntabwo bariga kwiringira Imana. Niyo mpamvu n'ubundi n'inyamaswa bazayiramya, ikimenyetso cyo bazacyakira. Kubera iki? Baratubwiye bati ntabonye ntafite aka kazi sinabaho, niko batubwiye. Niba tuma najya gucuruza ngo mfungure umuryango sinabaho, uzahiramye rero. Nese bizagenda bite ko rero yubatse iyo system uvuga ko utayifite utabaho? Neretswe ko igihe cy'akaga cyari imbere yacu, mu gihe amakene akomeye azahatira ubwoko bw'Imana kubeshwaho n'umutsima n'amazi. Mu gihe cy'akaga nta n'umwe uzabeshwaho n'umurimo w'amaboko ye. Se koko rero hari igihe mba nshaka kubwira abantu ibintu sinzi ururimi nakoresha. Ibyanditswe amagambo yanditse mu gitabo cy'uburezi batubwiye ko imirimo y'amaboko ni umugabane wa gahunda y'Imana. Reka amagambo nyabasomere ku buryo wibaze, niba ukiri mu mujyi ukaba utaragiye mu cyaro ngo utangire wimenyereze bene imirimo y'amaboko, uyikora iminota 30 kuko ni ukwimenyereza, ejo wongereho 10, ugenda ubyiga umunsi ku munsi, uzabyimenyereza ryari? Igihe batubwiye cyageze ngo niyo mirimo y'amaboko nta kintu izaba kimariye abera, ntabwo bazabishwa n'imirimo y'amaboko. Igihe cy'akaga. Kubera iki? Uyu munsi ngiye kubwira iyi Imana twohereza kugira ngo twakore imirimo y'amaboko ibigamije iki. Reka nkigusomere, reka mwumve intego y'imirimo y'amaboko. Iyi Imana twifuriza kujya mu byaro kugira ngo nababwiye ikintu ni uburyo Imana iri kudutegura ngo yubake imico yacu no muri iyi mirimo y'amaboko. Kandi dusomye ko ari igihe cy'akaga kizagera, abera ntibanatungwe n'imirimo bakoresha amaboko yabo, icyo gihe nyine kizaba cyararangiye. None icyo gihe kizaba cyararangiye, wowe niba ushaka kuzakora ibyo bintu, reka wumve aya magambo. Igihe bikozwe hakiri kare. Umuryango ukwiriye kuba ishuri rya mbere ry'imyuga ku mwana wese, kandi uko bishoboka kose buri shuri ryose rikwiriye kuba rifite ibyangombwa bituma abana bashobora kwimenyereza gukora imirimo y'amaboko. Gukora iyo mirimo bishobora gukemura iby'abana bajyaga kungukira mu nzu bakoreramo imikino, ndetse hakiyongeraho ko imirimo bayigiramo imyitwarire ifite agaciro. Hari ababyeyi bajya bambaza ngo abana bo bakunda kurira ngo za filime, ngo no kujya ngo kuri za stade kureba imipira, ngo babigenza bati. None se kwa huri ariyo mirimo urubyiruko rukora, babigenza bategene bazaba bajya kureba umupira? Ariko batubwiye ko imirimo y'amaboko bishobora kubikemura. Kwigisha gukora imirimo y'amaboko bikeneye kwitabwaho cyane kurenza uko byari bisanzwe. Reka wumve ikindi kintu bizakemura. Amashuri yari akwiriye gushingwa ku buryo ku nyigisho z'ubuhanga buhanitse ndetse n'imico mbonera yagombye kugira ibyangombwa bishoboka byose byatuma abana bagira imikurire myiza mu by'umubiri, kandi bakunguka n'ubumenyi ku byerekeye imyuga.
bakwiriye kwigishwa iby'ubuhinzi, imyuga itandukanye y'ingirakamaro, ndetse bakigishwa n'iby'ubukungu bw'umuryango, gutegura ibyo kurya bituma abantu bagira amagara mazima, kudoda, gukora isuku y'imyambaro, kuvura indwara zoroheje n'ibindi. Muri ayo mashuri hari hakwiriye kuba imirima, ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye byerekeye imyuga, ndetse hakaba n'icyumba bavuriramo abarwayi. Kandi buri murimo ugashinga umwigisha ubifitiye ubushobozi. Reka rero wumve ikintu bizafasha urubyiruko. Habonetse amashuri nk'ayo, abana bacu b'abahungu batabarika barindwa kuba inzererezi cyangwa kubatwa n'ibiyobyabwenge. Imana yarashyizeho uburyo. Reka dusoze kuri ya magambo. Baratubwiye ngo neza ko igihe cy'akaga cyari imbere yacu, mu gihe amakene akomeye azahatira ubwoko bw'Imana kubeshwaho n'umutsima n'amazi. Mu gihe cy'akaga nta n'umwe uzabeshwaho n'umurimo w'amaboko ye. Imibabaro yabo izaba ari iyo mu ntekerezo, kandi Imana izabaha ibyo kurya. Mwumva rumenyere kurwana ntambara nziza yo kwizera. Imibabaro yabo izaba ari iyo mu ntekerezo, kandi Imana izabaha ibyo kurya. Igihe cy'akaga kiratwegereye cyane, kandi amakene akomeye cyane azasaba ubwoko bw'Imana kwiyanga no kurya ibidahagije byo gufata ubuzima gusa. Ariko Imana izategura ibikenewe ku bw'icyo gihe. Muri iyo saa y'ishishana, ibyo tuzaba dukeneye nibyo bizaha Imana umwanya wo gutanga ubushobozi bwayo bukomeye no gushyigikira ubwoko bwayo. Umutsima n'amazi ngibi byasezeranijwe abasigaye mu gihe cy'akaga. Mu gihe cy'umubabaro, mbere gato yo kugaruka kwa Kristo, abakiranutsi bazarindwa binyuriye mu murimo w'abamarayika b'ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Rero bavandimwe, mureke dukorane n'Imana kugira ngo mu nzira Imana iri kutunyuzamo kugira ngo idutegure kuzaba mu ijuru, mu isi nshya, twemere kunyura aho umucyo w'Imana utwerekeza. Ibyo biturimo imico isa n'iy'abaturajuru. Abantu bazagenza batyo nibo bonyine Imana izasohoreza aya masezerano. Imana idushoboze kuyumvira. Imana iduhe kwihana no kugira umugambi hamwe nk'uwa Daniyeli mu kwiyegurira Imana kwacu. Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe no kutwigisha ijambo ryawe. Uduhe imitima yo kwizera no kukwiyegurira tumaramaje. Wowe uzi amakene y'abana bawe bakurikiye icyigisho, ubagirire neza buri wese uko akennye. Tuyasabye Imana data mu izina rya Yesu. Amen.